igihe cyanagukanga ariko kandi kigukanze ukinjiramo gukangika wakibona uri mu bintu bibi ariko igihe cyagutuza ahantu hagayitse igihe cyakugendesha mu modoka nziza igihe cyagutuza muri karitsiye nziza igihe cyakuriza indege igihe cyaguhuza n'inshuti z'umumaro n'Ibuye ukomeye utoroshye na gato abandi banyita kabi cyane uriya nta kabuye ubundi bamyitaga nyiri gatoya nyine ariko ubu ngubu nabaye ibuye rikomeye narakuze nyine ndajijuka ibyo nigiraga kera siko bimeze nese mama Kabuye uyu mwana petetere ko yakuriye cyane biraboneka ko yakuriye mu nda ari Ibuye kabisa ya nibuye twagendanye imisozi twasenganya ahantu hagiye hatandukanye aricyo mbwira n'ababyeyi ukamutoza inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo Bibiliya niko ivuga rero nibuye nibyo kunze gusenga yakunze kwegera hafi y'Imana ubwenge buragwira aragira ati nibuye Dawidi yakoresheje akubita igihangaje Goliyati nayo ni kubibona niko mbibona dukaniro riri hagati y'umuntu usenga n'usengerwa ririhe riragaragara ko umuntu aza mu rusengero afite icyazi cyangwa nawe abaje kubeshywa rero niyo mpamvu ngiye nahisemo kujya mva mu rugo nasenze kugira amenye gushishoza Imana nayo ibimfashemo abantu bafite imbaraga bagaragaza bambwira ibintu bijyanye n'ibyo nshaka bivuga nko mu rusengero rero harimo abantu banyura bavugisha ukuri n'abanyabinyoma yego cyane kuko hari igihe basengera umuntu bikangombwa ko abadayimoni bavuga hari abavuga nyine kandi wo mwamubonaga nk'uwasirimbaga abadayimoni bakamutamaza rero usanga bitandukanye cyane no kuvuga ngo niwajya ngo gusenga ngo uri umunyakuri wese kandi usanga urusengero kenshi nge naranabigenzuye urusengero rukundwa n'abanyabyaha reka twongere tuguhe ikaze nshuti za Tabarwa TV aho uherereye ku migabane itandukanye y'isi tunashimira wowe wakoze sabone like share wagize neza cyane watanze umusanzu wawe Tabarwa rwose Tabarwa imaze kwaguka imaze kugera kure pe turabashimira mwe mugenda muyikorera sabone like ibyo byose mukabikora kugira ngo umuryango urusheho kuba mugari mwarakoze mwagize neza cyane mwatanze umusanzu wanyu Imana ibahereza umugisha nkuko mubibona rero kuri kamera za Tabarwa TV turi kumwe n'umudamu mwiza cyane umeze neza ni mama Kwizera Yesu ashimwe mbazwe cyane pastor maze iminsi uri maze iminsi mpari ivuga butumwa no gusenga nibyo tuba turimo aha turi kumwe n'umusore mwiza cyane uyu musore Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane bakwita banyita Jean Pierre cya JP Jean Pierre cyangwa se JP JP bisobanuye ni ijambo ry'icyongereza riri mu magambo y'impine bisobanuye ibuye rikomeye nicyo gisobanuro cy'izina JP ubu ushatse kuvuga kuri ibuye rikomeye nge ntago nyinishwa buriya ndi ibuye rikomeye cyane nta mikino ngira iyo bibaye ngombwa nkoresha imbaraga z'ubwonko kurusha imbaraga z'amaboko banyitiriye ibuye ntujya uvugirwamo kuko na Dawidi kujyanisha Goliyati yakoresheje amabuye rero riya yakoresheje agafata ku mwanya wa mbere ryaringe icyo gituma nanjye rero niswe JP ubundi igisobanuro cyaryo ni nk'ibuye Dawidi yakoresheje kujya yice Goliyati mwabyumvishe rero inshuti ba Tabarwa TV ni ibintu byiza cyane JP murimo muramubona muramuzi ubwa mbere mumubonye kuri Tabarwa TV ariko nkuko mubibona yazanye n'umubyeyi we mama wawe y'umubona ni umubyeyi mwiza
umubyeyi w'indashyikirwa umfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nyibaruka akabyara umuntu nkanjye rwose n'iby'agaciro. umuntu w'ibuye ukomeye utoroshye na gato. Abandi banyita kabi cyane. Uriya nta kabuye ubundi bamwitaga nyiri gatoya nyine, ariko ubu ngubu nabaye ibuye rikomeye. Narakuze nyine ndajijuka, ibyo nigiraga kera siko ubu bimeze. Nese mama Kabuye, uyu mwana petetere ko yakuriye cyane, biraboneka ko yakuriye mu nda ari ibuye kabisa. Ya nibuye twagendanye imisozi, twasenganye ahantu hagiye hatandukanye, aricyo mbwira n'ababyeyi ukamutoza inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo, Bibiliya niko ivuga. Rero nibuye nibyo kunze gusenga, yakunze kwegera hafi y'Imana, ubwenge buragwira. Aragira ati nibuye Dawidi yakoresheje akubita igihangaje Goliyati, nayo ni kubibona. Niko mbibona, icyo umuntu azaba cyakiyumvamo kare. I know. Ya noneho rero turagira ngo mbere yuko dukomeza n'ikiganiro cyacu n'ibintu byiza cyane, hanyuma utangira usenga dushyire mu maboko y'Imana. Kuko gusenga kwacu turagushimiye, uri Imana nziza, uri Jehova Rafa, uri Elishadayi. Mbere na mbere ni wowe utugejeje aha, ni wowe uturinda, ni wowe uturwanirira. Dushimira umukozi w'Imana Pasiteri kuri Tabarwa TV, ujye umuha umugisha kubwo yatekereje umugambi mwiza kugira ngo isi yose imenye uyu muhamagaro, kandi uhageze wese ajye agubwa neza. Ikaze na karibu, tangirane natwe usozanye natwe Yesu, amen. Aha mwabyumvishe rero, dutangiye ari ibintu byiza cyane, ariko none biherekejwe n'isengesho kugira ngo ibyo tuza kuganira byose biherekezwe n'Imana kandi bishigikirwe n'Imana. Ni mama Kwizera ndetse n'ibuye turi kumwe hano. Nibuye kabisa, unamurebye uko areba, uko ari serious, ntakorwaho pe, ntakorwaho nibuye. Mama Kwizera, uyu mwana we iyo umureba ukareba uburyo uyu mwana we iyo umureba umubona muti? Uyu nguyu arimo byinshi, iyo wavutse urimo impano, urimo icyo uzaba cyo ubyiyumvamo kare. Ni nka Samweli yari yaravuzwe wakiri mu nda ya nyina hano. Imana yamuvugagaho cyane ikamutindaho. Imana iravuga ababyeyi, Imana iravuga kandi igakora. Harimo rero ibintu byinshi kandi bizafasha isi yose. Uri umuhanuzi rero ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nagiye nkurikirana cyane ibiterane wagiye ukora ahantu hatandukanye, mu mpano zo gusengera ababyeyi batabyara, bari bamaze igihe kirekire barabuze urubyaro, ndetse no mu gusengera abarwayi. Ndibuka no mwaba basore babyara twarasenganaga mu butayu n'ahantu hatandukanye. Imana ikubwira ngo izaguha abana beza kandi b'abakozi b'Imana bazakora ibintu bikomeye birenze ibya Dawidi na Goliyati. Nibyo ndimo ndabibona, ni amasezerano yasohoye. Mw'iyi minsi umaze iminsi uri mu masengesho akomeye cyane, nta nubwo twari tuzi ko turi bukubone kubw'uyu munsi bitewe n'ibihurimo byo gusenga. Ni iki Imana irimo kuvugana nawe kijyanye n'iyi minsi turimo kwinjiramo? Imana irimo kuvuga byinshi, ariko cyane abarira bihanagure Yesu aje gutabara. Imana irimo iravuga ko kubera b'Imana abamutegekora, turatangariza isi yose ko Yesu akora. Turatangariza abamwizera ko batazakorwa n'isoni. Ubundi iyo yakwegekeyeho nambe ugira pastor. Twavugaga ubutumwa tukabwira abantu imbaraga z'Imana zibohora, zitanga agakiza, zikarogora abaruzwe n'ibiki. Ariko mw'iyi minsi turimo turagenda tubona abantu b'abakozi b'Imana bagenzi bacu bari kugenda bata umurongo,
barimo kwivanga muri politiki, kwamamaza ubutumwa, ndetse abantu barimo barivanga mu rindi vugabutumwa ridafite aho rihurira na Kristo. Weho urabibona ute mw'ibi bihe turimo bimeze nk'imperu? Pastor, nyine turi mwisi irimo byinshi, kandi ngo ubwenge bw'abantu mu misi imeruka buzagwira. Reka bari ko mvuga gutyo, mu gihe cya nyuma ngo ubwenge bwa benshi buzagwira ndetse bunguke byinshi cyane. Rero turi mwisi idusaba gushakisha, idusaba gucaha undi agacaha mu mibereho, mu buzima bw'abatuye isi. Nyine urabona ko aho ari nkacyo kirimo gutuma abantu bacogozwa n'ibihe barimo, n'imisi barimo kunyuramo, bigatuma bacogora. Ariko ntibyari bikwiye, ntabwo byari bikwiye ko abantu bacogora, kuko nitwakibagirwa umuremyi, nitwakibagirwa Imana yacu. Urabona abakozi b'Imana cyane bavuye mu mihamagaro, bayiretse pe. Hari abo nzi bashinze akabare, hari abandi narinze abakobwa b'abaririmbyi bahimbaza Imana mu buryo budasanzwe. Rwose nabonye barahinduye imikorere, bari mu bintu byerekeranye n'umwuka w'ubusambanyi, kandi bari abantu bakomeye. Ubwo iyi minsi urabona tutarimo turasatira iminsi mibi. Icyo nayivugaho, ubundi igihe aho cyerekeje umuntu, igihe kiragatsindwa. Igihe ni cyiza kandi ni kibi. Igihe cyakwerekeza ukibona uri muri ako kabari, igihe cyakwerekeza ukabona washinze saro, tuvuge ryavuga butumwa wakoraga rigasa naho umwanya ugabanyutse. Ariko birakwiye ko twita ku gihe cy'Imana idushakaho, nitwibagirwe cyane agaciro k'Imana. Nicyo mbona. Imana rero ikomeze duhana umugisha shuti udukurikiranye kuri Tabarwa TV. Turi kumwe n'Ibuye. Imana rero iba iraguhamagaye uyu munsi wa none. Biragaragara ko abantu benshi rwose barimo barivanga mu bitabareba. Benshi bamaze babakozi b'Imana babivuyemo bashinga utubare, abandi bajya mu bintu by'ubusambanyi. Hari abantu ejo bundi hari aho nanyuze nsanga umukozi w'Imana yafunguye akabare, afungura ibintu bitandukanye no kwizera k'umukristo. Bigaragara ko turimo gusatira iminsi y'imperuka. Ni iki weho urimo urabona ari iki gikwiriye gukorwa kugira ngo abakristo bongere babe mu murongo wo kwegera Imana no kwizera Imana, ariko kandi n'abakozi b'Imana? Nahereye handi nkubwira ngo ni igihe cyagutuza heza Pastor, igihe cyaguha ibyiza, igihe cyanagukanga, ariko kandi kigukanze ukinjiramo gukangika wakibona uri mu bintu bibi. Ariko igihe cyagutuza ahantu hagayitse, igihe cyakugendesha mu modoka nziza, igihe cyagutuza muri karitsiye nziza, igihe cyakuriza indege, igihe cyaguhuza n'inshuti z'umumaro. Igihe cyawe iyo cyageze kiba ari igihe cyo kugira ngo kikwereka abantu, kikwereka isi. None se aho gucogoza abakristo n'abakozi b'Imana cyane ndagihagararaho. Igihe turi muri iyi si kiragoye, ibintu birimo kugenda bihindagurika, ubuzima bugahindagurika, abantu bakikanga, amafaranga akabura, abantu bakabona ibyerekezo birimo kugenda bitaba byiza. Ariko kandi ndabagarura imitima. Ariko ng'inyama zokeje ziri guca ibi. Inyama zokeje ukarya ibyokeje. Aba mama mube maso, byokeje byaciye ibintu. Tube maso, Satani arimo arakora cyane agateza abantu kudakora iby'Imana, gukora iby'Imana itarimo irashaka. Ariko birakwiye ko tuba maso. Ukuvanga abagabo badashoboye kugura izokeje, abandi bagabo bari kuzigurira. Ngo bazitaye bavuye mu bihe. Mwirinde ibihe bimeze nabi. Komere mu gakiza, mwirinde cyane.
hanyuma rero mu kwizera uri umubyeyi umaze igihe kinini mu ibintu by'umwuka usengera abantu ubwiriza ubutumwa bwiza ariko nk'uko nyine urimo kwibona muri iyi minsi hakeneye imbaraga z'amasengesho pe zirakenewe cyane kuko n'ubundi satani nawe arimo arakora yihuta niyo mpamvu natwe mu gukorera Imana dushyiremo imbaraga ukwita izina umwihorere ukuvuga uko ashaka umwihorere haleluya ushaka kukwibeshya umwihorere ahubwo wamamaze Yesu ni umwamamaza nawe azakwamamaza numuha icyubahiro nawe azakiguhesha Imana ishimwe cyane ya bro bitese ni sawa cyane mama we wamubonye muramubona ni umubyeyi utagira uko asa uvuga Imana ahantu yavuze Imana ubundi n'utaremera aremera abantu bagiriye ubuntu bwo kuvukira ahantu basenga ni abanyamahirwe cyane kimwe n'abagifite ababyeyi babo bakibareba bakibaha impanuro babatekerezaho ibyiza nyine babafasha baganiriza inama zo mu buzima busanzwe ni iby'agaciro cyane nkanjye kuba nganye gutya mfite n'ibitekerezo byagutse ngerageza kuganiriza abandi bana b'urungano tuba turi kumwe kenshi abo tuganira n'abo tugenda duhura binera ishema kuba ngifite umubyeyi nk'uyu nguyu ushobora kumbwiriza kujya gusenga unjyana mu byiza nyine atari bandi bashishikariza abana babo kubajyana mu tubari kubajyana mu tubyiniro oya hari ababyeyi bashishikariza abana babo kujya mu tubyiniro barahari benshi bamwe na bamwe tujya tunahura baha n'amafaranga yo gusohoka amufashe ukuboko ati nitutajya mu kabari ntago ndarira mu rugo bibaho cyane ariko nkatwe twagira ubuntu bwo gufatwa ukuboko kwinjiza mu rusengero n'iby'agaciro cyane dushimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru mama wawe rero ngo yakubyaranye Ibuye niko biri yewe bundi ni izina ryanjye urumva ko ryerekeza ku Ibuye nk'uko nabivuze JP ni izina rifite imbaraga ubundi mu busobanuro nuko ndi kwivuga ukumva no busobanuro bugarukira hafi dufite umwanya urambuye nakunyurira mu ncamake nakubwira ukuntu izina JP ari izina rirerire rifite ubusobanuro buhambaye birenze no kuba ari Ibuye birenze Ibuye nyine iry'agaciro gakomeye Ibuye urayizi abizera cyane iyo uvuze Ibuye barabyumva kuko niryo ryafashije Dawidi kujyanisha Goliyati niryo ryakoze byinshi Yesu ni Ibuye ryo kwizera ryanzwe n'abubatsi rero iyo mvuze Ibuye ujye wumva ikintu kigari cyane iyo usomye inkuru za Kristo cyangwa se ukareba mu makuru avugwa kuri Kristo n'imirimo ikomeye yagiye akora bigusigira iyihe shusho binsigira ishusho nziza n'ishusho yo kwizera kwemera kuko nk'urugero ahantu Yesu yatubuye kari akantu k'ubutubuzi menya n'abatubuzi bo mu mujyi wa Kigali bamwe bagaragara barabikomoye kuri Yesu niwe muntu wa mbere numvishe akiri hano ku isi yakoze ubutubuzi ariko bunyuze mu mucyo bwanashimishije abantu benshi kuba yaratubuye imigati aba bamwe b'ubungubo basigaye batubura amafaranga ariko ngo no mu pastor ngo basigaye batubura sinzi ntabwo nawe turahura tubura kuko ngiye ibyo bambwiye ndabibona kandi nanjye ndashishoza ngiye niyo ngiye gusenga mva mu rugo nasenze wavuze ngo ijambo ndi bwigishwe ribe rivuye ku mutima we ntirive ku mu pastor cyangwa ku mwigishwa iyi ni ugutoramo ay'ingenzi kuko buri ibyera byose si amata kandi ibyo ibyera byose si de niyo mpamvu tugomba gushishoza tukamenya ngo nimba umuntu aje gusenga cyangwa aje kukubwiriza araganisha kuki ese arahamanya n'umutima wawe kwizera aravuga ibyo Yesu dusoma muri Bibiliya itandukaniro riri hagati y'umuntu usenga n'usengerwa ririhe riragaragara ko umuntu aza mu rusengero afite icyazi cyangwa nawe abaje kubeshywa rero niyo mpamvu ngiye nahisemo kujya mva mu rugo nasenze kugira amenye gushishoza Imana nayo ibimfashemo abantu bafite imbaraga bagaragaza bambwira ibintu bijyanye n'ibyo nshaka bivuga nko mu rusengero rero harimo abantu babiri abavugisha ukuri n'abanyabinyoma yego cyane kuko hari igihe basengera umuntu bikangombwa ko abadayimoni bavuga
hari abavuga nyine kandi wo mwamubonaga nk'uwasirimbaga abadayimoni bakamutamaza. Rero usanga bitandukanye cyane no kuvuga ngo niwajya ngo gusenga ngo uri umunyakuri wese. Kandi usanga urusengero kenshi genera nabigenze urusengero rukundwa n'abanyabyaha. Abanyabyaha nibo bakunda urusengero kurusha n'abandi bantu bakunda iby'Imana basanzwe, kuko baba bakeneye agakiza kihariye no kumenyerizwa mu bintu by'Imana. Bikaba ngombwa rero ko urusengero rukundwa n'abantu batarakomera mu by'Imana. Ya pastor, iyo uyu mwana arasize ubundi muri make ni Ibuye risize. Ibuye risize nawe umurebye donc arasize ya twamubyaye twasenze. Ubwo mwasengaga nanjye mu nda narigirizaga. Tuzahura na papa kwizera tuganire nawe dusobanura ukuntu mbere yuko Theo yabivuze neza ngo abanyamugisha n'abamenye Imana bakayisangikanya n'ibigirwamana, abo bana amazina yabo yaranditswe. Haleluya, amen amen. Mana ishimwe. Ntago Theo ndamukunda, Imana ijye mu umugisha. Ngiyo Mana niyambarizwa mu gito oya nkuko abantu babyibwira, ntago bayanura imvura iguye irihagije. Amin. Rero kureba uyu donc ni Ibuye nyine nkuko yabikwibwiriye. Iyo twasengeye inda zacu tugasengera abana bacu tukabaturaho ubwenge, Imana irabubaha, tukabaturaho kuzavuka ari abakozi Imana kandi bafite ibikomeza abandi bana. Nk'uyu mwana afite abana agiye gukomeza benshi bagiye bafite ibintu bitandukanye muri bo cyabyabazonze bazajya baganira bagakira akagubwa neza, kuko ari abanyamugisha. Ni umunyamugisha. Ya none mama kwizera karame, biraboneka ko rero hari ubutumwa bukomeye nyine ufite bwo kugaba. Haleluya. Ubutumwa bukomeye bw'abakunzi ba Tabarwa TV ifite ni ubutumwa buvuga ngo nibakomere kuri Yesu kandi bamukunde cyane. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Imana ishimwe. Icyo ndabasuhuje ndabakomeje, mwihungabanywa n'inkubi z'imiyaga. Uwikomeza kuri Kristo nawe aramukomeza, umwizera nawe aje kumugirira neza. Ndavugana n'ababyeyi cyane, ndavugana n'abubatsi ingo. Satani arimo araza agasenya ingo, nababwiye ryabanga ry'ibyokeje ririya banga muryirinde ryambasenya ingo hagati y'abamama abapapa. Ibintu byabaye bombori, ibintu byabaye akavuyo. Mwirinde gutambika ikirenge. Ubu bari hanze abwaciye ibintu, ubu bari burimo gusenya ingo. Abantu barimo kujya mu bintu bigiye bitandukanye, abantu barimo kugenda bivangavanga, ariko ntabwo Imana iri kubishaka. Mureke tugume kuri Yesu. Aba papa bakizwe, aba mama bakizwe, abana bacu tubateranye tubabwira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubundi kikurimo ntago wagitwikira bada. Ni wagitwikira. Hari abantu bajya baturaga ngo barabarakabya, tuzakabya kurinda Yesu agarutse, tuzaba tukimuhamya pastor. Tuzatuvuga gukomera kw'Imana tukiri mu masezerano. Byaciye ibintu abantu ni basenge cyane bashyiremo akabaraga. Naho ubundi dayimoni yasaze. Hari ibiri guca ibintu noneho ubu hari akantu hariya ngo mu gisimenti hamaze abantu, habaye nk'isodomo n'igomora. Ibintu birakase, harakorerwa ibintu bitoroshye. Gisimenti muhungire muri Yesu, muhinduke mu abana b'Imana, bahinduke bashya. Imana rwose gisimenti se abera ibiki? Gisimenti baraceza rutubyiniro, hari ububari, hari kubyina si ni bibi. Hari imibyino pastor, hari imibyino y'abisi Imana itishimira. Hari ya gisimenti ibintu byacitse. Ndi babyinira muri twatubari wahoze uvuga. Reka tubaze uyu mujama hanyuma aho gisimenti urahazi? Gisimenti ndahazi. Habera iki? No tubari ni ka free zone bafashe hano babyinira nyine bacezereza, abari ibintu bitandukanye nyine.
ni muri make si wasomye Bibiliya se Sodoma ni Gomora nagiye ngiye kureba ubwoko bw'Imana bwashize gusa nagiriwe amahirwe n'ubuntu bw'uko harabona zahuye ari inshuti zanjye nyene nahinduye ko ukuntu nabasanze bameze biba ngombwa ko mbahinduye ntago wakwitirizi urabona uri umusore uri umusirimu kabisa uri umusirimu mwiza cyane umusirimu kabisa iyo ujya kubwiriza abana nka bariya bari hariya ku Gisumenti muri Comfort Zone baryoshye banyuka umuziki ntago bakubona nk'umurezi nta kumbona nk'umurezi kuko nta umustar udasenga ubundi ntibibaho kuba waba umustar utizera Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru reka ubuciye tsamazi bya danje iryo buye wavukanye kumenya ryaba ryaraje ryanditseho ubutumwa byari bikomeye igihe navukaga yewana twari twiyirije twese mu rugo kuko nanjye ndumva mu nda nanjye nari nariyegereje nari niyirije bikaze aho ngaho mu nda nyine byari byakoze narabyumvaga amasengesho basenze kuko ububyutse ufite ntabwo ari gusa nk'umusore w'imyaka 10 nuko mw'iminsi maze iminsi ndwaye ndakirutse ubundi nababwira neza nababwira amakuru y'umurwa nababwira ibyo mu ijuru ko ngiye ndi umuntu ukunda kugira inzozi zifite imbaraga ugiramo akantu k'ubuhanuzi kurota ibintu nabirota ku ishuri bikambaho ubushize nigeze kurota ndi kugerageza nari narasubiye inyuma mu bintu by'imyingire mbona Satani aguma ndwanya ashaka ko mfunga ishuri kandi ngiye ndo bufungura gusa Imana imbere umurengezi iranyigaragariza naraye mbirose ndatsinda mbona amanota ashimishije ndavuga ati Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ihabwa icyubahiro Imana iravuga rero iravuga ikanasoza ahubwo igihe cyanagukanga ariko kandi kigukanze ukinjiramo gukangika wakibona uri mu bintu bibi ariko igihe cyakutuza ahantu hagayitse igihe cyakugendesha mu modoka nziza igihe cyagutuza muri karitsiye nziza igihe cyakuriza indege igihe cyaguhuza n'inshuti z'umumaro n'uwibuye ukomeye utoroshye na gato abandi banyita kabi cyane uriya nta kabuye ubundi bamyitaga nyiri gatoya nyine ariko ubu ngubu nabaye ibuye rikomeye narakuze nyine ndajijuka ibyo nigiraga kera siko ubu bimeze nese mama Kabuye uyu mwana petetere ko yakuriye cyane biraboneka ko yakuriye mu nda ari ibuye kabisa nibuye twagendanye imisozi twasenganye ahantu hagiye hatandukanye aricyo mbwira n'ababyeyi ukamutoza inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo Bibiliya niko ivuga rero nibuye nibyo kunze gusenga yakunze kwegera hafi y'Imana ubwenge buragwira aragira ati nibuye Dawidi yakoresheje akubita igihangaje Goliyati nayo ni kubibona niko mbibona dukanyo riri hagati y'umuntu usenga n'usengerwa ririhe riragaragara ko umuntu aza mu rusengero afite icyazi cyangwa nawe abaje kubeshywa rero niyo mpamvu ngiye nahisemo kujya mva mu rugo nasenze kugira amenye gushishoza Imana nayo ibimfashemo abantu bafite imbaraga bagaragaza bambwira ibintu bijyanye n'ibyo nshaka bivuga nko mu rusengero rero harimo abantu babiri bavugisha ukuri n'abanyabinyoma yego cyane kuko hari igihe basengera umuntu bikangombwa ko abadayimoni bavuga hari abavuga nyine kandi wo mwamubonaga nk'uwasirimbaga abadayimoni bakamutamaza rero usanga bitandukanye cyane no kuvuga ngo ni wajya ngo gusenga ngo uri umunyakuri wese kandi usanga urusengero kenshi genera nabigenze urusengero rukundwa n'abanyabyaha